Uyu hari inyandiko yabayeho yitwaga Irondabukanda yashyizweho n'umwami witwa Ruganzu Ndori, ariko yo ntabwo ari inyandiko isanzwe, yari inyandiko ya gisirikare ishushe nk'ikinya Ethiopia. Bakunzi baho mu Sky TV mwumve ko uwo Ndori ari kutubwira, yatubwiye ko yabayeho mu 1510 kugeza 1543. Iyo nyandiko ya gisirikare na n'ubu hari utuntu tumwe nigeze gutoragura twayo. Bakunzi baho mu Sky TV turabasuje cyane, abari mu Rwanda, abari hirya no hino ku isi, abadukurikira bari mu bihugu bitandukanye. No munsi twabatembereye, twaganiye mu mujyi wa Kigali tujya kureba umugabo w'umunyamateka, nkuko mumenyereye ko tubagezaho ibiganiro birimo amateka, umuco, ubuvanganzo ndetse n'abantu bagiye bagera ku bintu bikomeye. No munsi rero turi ku gice cy'amateka, tugiye kuganira n'umugabo mwamenyereye cyane mu bihe bitandukanye ndetse n'ahantu hatandukanye, aho yagendaga asobanura amateka y'u Rwanda ku bami, ku hantu hagiye haba ibikorwa bikomeye byatumye u Rwanda ruhamya igitinyiro. Niwe rero tugiye kuganira uno munsi. Ni umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, hanyuma agiye kuduha ikiganiro cyiza cyane, ntekereza ko muri buryoherwe. Njyewe ndi ngabo yashinzwe inkiko, umutako inkindi inkera kurusha. Reka twanzike n'ikiganiro. Murakoze banyakugira Imana, namwe abakurikirana iyi televiziyo muri aho ni amahoro. Nshimishijwe nuko ngiye gutaramana namwe, tugataramana u Rwanda. Ni amateka y'impitabihe ku gihugu cy'u Rwanda, ngiye kubatekerereza y'abami babaye ibihangange umushinga wo kubaka u Rwanda. Ninjye umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, intiti itekerereza ingoma, umwanditsi n'umushakashatsi ku muco, amateka n'ubuvanganzo. Reka twanzike. Kugeza ubu ngubu ubwo turimo kuganira kuri aya mateka, hashize imyaka isaga 929 umushinga wo kubaka u Rwanda urimbanije. Ni umushinga wabayemo abami 28 ndetse n'abaperezida 6. Muri abo bose habayemo abami bagera muri 28 batwaye u Rwanda mu myaka isaga 870. Iva mu 1991 u Rwanda ruhangwa na Gihanga kugeza mu 1961 ubwo rwakorerwaga mu ngata na Repubulika. Abami 28 batwaye u Rwanda, muri bo hari 10 babaye ibihangange. Bazakiza igenza mu mushinga wo kubaka u Rwanda, bashyira imfatiro zikomeye abandi bagiye bagenderaho kugira ngo bagere aho bakuru u Rwanda barugeza heza hishimirwa. Ku ikubitiro umwami wa mbere ni Gihangambere Ngoma Ijana, azwiho ibikorwa bikomeye cyane kuko niwe wahanze igihugu cy'Igasabo, akura bene wabo b'Abanyiginya mu busembere bari bamaze imyaka isaga 300 bari mu ngoma y'Urweya rw'Abazigaba, baramazemo igihe kirekire. Araza ahanga igihugu, abo mutabazi w'Abanyiginya, abaha igihugu nka gakondo yabo ibihe byose, ano cyabaye ibimburiro ry'aguka ry'u Rwanda kugeza n'ubu dufite magingo aya. Gihanga no dukesha igihugu kigengwa n'abami. Abami b'igihugu cy'Igasabo yashyize imfatiro zaho, ashyira itegeko nshinga ryayoboye u Rwanda mu myaka 470 ariyo ryitwaga Ubwiru. Ugeze mu ingingo zikomeye cyane, ashyiraho umurongo w'ubukungu. Abandi bami bose bamukurikiyeho bagera muri 7 bagendeyeho batekereza umushinga wo kubaka u Rwanda, bari mu gihugu gitinyiro gikomeye cyane kiganje mu Rwanda no mu mahanga. Umwami wazunguye Gihangambere Ngoma Ijana mu buhangange ni umwami witwa Ndoba. Ndoba azwiho kuba igihangange mu mateka y'u Rwanda, cyane cyane yuko yabyaye imiryango migari, yabyaye inzu z'imiryango zigera muri 14 zabaye urufatiro rukomeye cyane mu guhaguruka kw'imiryango ikomoka mu Banyiginya. Ndoba niyo ukomokaho nabo bita Abaturagara, abo bita Abenecyambwe, abo bita Abakobwa, Abenenyamuhanzi, Abenecyoba, Abenge, Abesa n'abandi. Ikindi amateka y'u Rwanda atugaragariza ku buhangange bwa Ndoba nuko rero washyizeho filozofi cyangwa igina ntekerezo
rihuza umuntu n'inyamaswa, ashyiraho ibirango bihagarariye umuntu, aribyo dukunda kwita mu moko y'Abanyarwanda ngo ni ibirangabwoko. Ndoba yaratekereje ati umuntu n'inyamaswa n'urusobe rw'ibinyabuzima ni umubiri umwe, kimwe nticyabaho ikindi kitariho. Ni gute twashyiraho uburyo bwo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima nta na kimwe gihutaje? Aravuga ati ni ngombwa yuko imiryango migari y'Abanyarwanda buri muryango ugira icyo wisanisha nacyo. Bati Abasindi ni umusambi, Abega ni igikeri, Abashambo ni intare n'abandi n'abandi. Niwe yaciye iteka ry'uko inyamaswa yose yinjiye mu rugo rw'umuntu idakwiye gupfa, ikwiye kubungabungwa kuko ibaye inyana mu zindi. Ndoba tumwikiraho ubwo buhangange bwo kuturaga umurage ukomeye cyane wo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, na bugingo n'ubu bikaba byarokamye umuryango nyarwanda. Umwami wa gatatu wabaye igihangange mu mateka y'u Rwanda ni uwitwa Ruganzu Bwimba. Azwiho kuba yarashyize mu bikorwa umushinga wo kubaka u Rwanda mu gisata cyawo cya kabiri cyo gushyira mu bikorwa arwanya abagomeramurage ba gihanga w'igihugu gisangiwe gisohotse ubusabane. Yatangije ibitero byo kwagura u Rwanda no guhuza ibihugu 29 byabigize uru Rwanda. Niwe dukesha umutabazi w'umucengeri ukomeye cyane we na mushiki we Robwa baguye mu Gisaka batabara u Rwanda, babibimburiro by'ibitoro byo kwagura u Rwanda byamaze imyaka isaga 583 ihera mu 1312 kugeza mu 1895 mu ndunduro y'ingoma ya Kigeli Rwabugiri. Ruganzu Bwimba yazunguwe n'umuhungu we Cyilima Rugwe, ni umwami wa kane dukesha ubuhangange bukomeye cyane, ariko we icyo yakoze gikomeye mu mateka y'u Rwanda nuko yashyizeho systeme iri mu Rwanda igihugu kizira icyaha n'icyasha. Niyo dukesha ubutabera bwunga burimo inkiko zigera muri 3 zikomeye cyane, urukiko rw'umuryango, urukiko rw'abunzi ndetse n'urwa gacaca, akiyongeraho n'urukiko rwa kane rwahanzwe na Gihanga arirwo rwitwa urukiko rw'umwami rwa rukiko rw'ikirenga. Cyilima Rugwe ni sekuruza w'abacamanza mu mateka y'u Rwanda, ariko butabera bwunga. Niyo dukesha ibihano byashyizweho nawe by'ubutabera mu Rwanda, ari byo guca ikiru, gucishwa ingoma ndetse no gucishwa urusengo. Niyo dukesha umuhango wo gukaraba no kweza amaraso atariho urubanza. Ni nayo dukesha umuhango wo guca inzigo ndetse no gushyiraho umusozi w'ubuhungiro abantu bazaba bashobora guhorwa, bashobora guhungiramo bagakiza amaraso yabo. Niyo dukesha ibyiciro bya mbere by'ubudehe by'ubuhutu, butwa n'ubututsi byabaye ibimburiro ry'ihiganwa, buri muntu wese abasha kuva mu cyiciro ajya mu kindi kugira ngo bagenderweho no kubaka ubukungu, ubudahangarwa n'umuco wo gukunda igihugu no kukitangira. Umwami wa kane mu mateka y'u Rwanda wabaye igihangange ni uwitwa Ruganzu Bwimba, nako Ruganzu wa kabiri Ndoli. Ruganzu wa kabiri Ndoli azwi cyane mu mateka y'u Rwanda nk'umwami waguye u Rwanda mu buryo bw'ihabya, akagarura igitinyiro akagishimangira mu mahanga azengurutse u Rwanda. Mu bihugu 29 byabigize u Rwanda, Ruganzu Ndoli yigaruye mu bihugu 8. Mu gihe u Rwanda rwamaze imyaka 11 ruranze rwisagagurwamo n'abanyabyinshi, Abagara ndetse n'Abanyabungo, Ruganzu Ndoli yaraje ahengamura igihugu aragikebanura cyongera kubaho, umwami w'igihangange wagaruye ubumana n'ubumuntu mu Banyarwanda, igihugu cyongera gusubirana ubuzima. Niyo dukesha imitima muntu yabashije kwitabazwa cyane mu butabera bwunga mu mateka y'u Rwanda. Umutima mana, umutima nama, umutima rwango, umutima urwana, umutima rwana, umutima ngeso n'iyindi yose yifashishwa mu butabera bwite bw'Abanyarwanda ndetse no guhanga igihugu gifite igitinyiro. Umwami wa gatandatu wazunguye ubuhangange bw'ami b'u Rwanda ni umuhungu wa Ruganzu wa kabiri Ndoli witwa Mutara Nsoro Semugeshi. Icyo tumuze mu mateka y'u Rwanda ni wahaye u Rwanda icyerekezo cy'ubukungu n'imitegekere mishya, aho yashyizeho amazina y'abami bagera muri 5: Mutara, Kigeli, Mibambwe,
Yuhi ndetse na Kirima bose baha inshingano z'ibyo bagomba gukorera u Rwanda mu gihe bazaba bafite izina ry'ubwami rigezweho iri n'iri. Niyo dukesha inzego z'ubuyobozi, politike yegeza abaturage ubuyobozi niwe wayishyizeho ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda, aho yashyizeho inzego z'ubuyobozi zigera muri 75 zikora hirya no hino mu gihugu kugira ngo abaturage babashe kwegerezwa ubuyobozi. Amateka muziho ko yashimangiye ububanyi n'amahanga no kudashotorana, aho yasinyaga amasezerano aho bita mu twicamo twa Nyaruteja, ubu ngubu ni mu murenge wa Nyanza muri Gisagara, agirana imimaro n'umwami Mutaganyamo y'u Burundi, bati ntituzongere guterana turi abavandimwe. Umwami wa karindwi wazunguye ubuhangange bw'abami b'u Rwanda ni umwami witwa Kirima Rujugira. Umwami watwaye hasaga mu 1695 kugeza mu 1708. Uwo mwami azwiho ubuhangange bukomeye cyane bwo gutsinda ibihugu bine byari byateye u Rwanda ngo birahanagure, aribyo Ndorwa, Igisaka, Ubugesera n'u Burundi. Arabyagiriza, arabihenentura, nuko aha u Rwanda umugani ukomeye cyane n'igisingiza ati u Rwanda ruratera ntiruterwa. Niyo mwami dukesha izina rya kabiri ry'Abanyarwanda, ati Abanyarwanda turi bene Imana. Bene Imana nibo bene imigisha, kandi imibereho ya bene Imana inzira zabo ni amabanga. Niyo dukesha urugerero rwo bitangiye igihugu bajya guhangana n'ibikomeye, bakarinda ubusugire bw'igihugu, bakakirasanira amahanga kamama, bakayoromya bigashyira kera. Umwami wa munani wazunguye ibitekerezo by'ubuhangange bw'u Rwanda cyangwa se uwa 9 ni uwitwa Yuhi Gahindiro. Yuhi Gahindiro Mutangatiro azwiho kuba ari igihangange gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda. Niwe wazanye gahunda ya Girinka, ati nta muntu ukwiye kubaho atagira inka, nta muntu ukwiye kubaho atagira umugore n'abana, abishyira mu nyandiko ndetse no mu ndamukanyo, aho Abanyarwanda turamukanya tugira tuti gira inka, gira amata, gira umugore, gira abana, gira umugabo. Azwiho yuko yaramye imyaka myinshi ku ngoma, imyaka 56 yimye ingoma akiri muto mu gihe cy'imyaka 2. Mu 1746 atanga mu 1802. Ni umwami uzwiho ku ngoma ye yuko yabaye mu nyamahoro cyane, nta muntu yigeze yica ku ngoma ye, adomurage w'urukundo n'amahoro n'ubudahangarwa. Dusubiye inyuma gato, umwami tutigeze tuvuga n'ababaye igihangange cyane ni uwitwa Mibambwe Gisanura, watwaye u Rwanda mu 1609 kugeza mu 1642. Bamwitaga Rugabisha Birenge kuko yatangaga atizigama. Niwe washyizeho gahunda yuko abantu bose bagomba guhabwa amata n'abatagira inka. Gahunda ya Girinka nako yagira amata twimakaje imbere yashyizweho n'umwami witwa Mibambwe Gisanura. Azwiho cyane ko ari umwami warwanyaga akarengane, akajyaho icyaha cyakorewe kugira ngo abashe gukiranura abananiwe kumvikana. Niwe dukesha ubisekuruza by'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha mu mateka y'u Rwanda, agatsinda ibigwi bye birazwi. Abazi urutare rwa Kamegeri mu Ruhango niho yaciriwe urubanza rw'intabera arwanya icarubozo n'akarengane kare kadukanywe n'uwitwa Kamegeri na Mikobaranye. Umwami wa nyuma w'umuhererezi mu bami 10 wabaye igihangange mu mateka y'u Rwanda ni umwami Kigeli Rwabugiri, inkotanyi cyane, rukayababisha, igihangange kizwi mu mateka y'u Rwanda cyoromeje amahanga bigatinda. Rwabugiri yimye mu gihe kibi cyane kuko ibihugu byigaruwe na basekuruza byari bitangiye kwiyomora ku Rwanda ngo byongere byigenge. Arabicecekesha karahava. Mu myaka 42 yamaje ku ngoma yoromeje amahanga biratinda. Ashimangira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibihugu byigaruwe kera na basekuruza yigarura n'ibihugu 3 bishya ari by'Ubuhunde, Ijwi ndetse na Rwankeri na Nkore y'Abahinda. Naricecekesha u Rwanda ruhamya igitinyiro mu mahanga aruzengurutse. Ni umwami wagize ibisingizo, yimakaza ubutabera nyakuri, ndetse yabaye umwami w'ibitaramo bidakuka kuko mu Rwanda ku ngoma ye nibwo hinjiye umuhamizo w'intore asaga mu 1870 ndetse n'ingoma z'amakondera dufite kugeza ubu.
ni amateka maremare ariko Nsanzabera intiti itekerereza ingoma agerageje kuyakubira mu magambo makeya, ariko mwebwe mudukurikiye bakunzi ba Home Sky TV hari ibibazo mwagiye mwibaza, ntago napfa kubimenya byose, ariko reka nanjye hari byo nibajije ngire ibyo ngenda mubaza, wenda namwe muragenda mwumviraho. Utari bunyurwe arandika igitekerezo hasi muri comment, amaze gukanda subscription ndetse akanze na like, hanyuma icyo gitekerezo cye ari budusigire muri comment, biradufasha ko n'ubutaha twazongera tukamutumira akaba yagusubiza. Hanyuma intiti itekerereza ingoma umusizi Nsanzabera, hari ibintu wavuze abami bagiye bakora bibihangange nk'uko batubwiye ari 10, ukumva ko nubwo byabagaho muri icyo gihe ariko n'uno munsi bigihari bikigenderwaho kandi ubona ko bitanga umusaruro. Nko kuri Cyilima Rugwe niba ntibeshye watubwiye ko ari we wazanye iby'imanza n'ubucamanza, cyangwa se wenda n'undi uratubwira ubutabera bwunga n'inkiko gacaca, ndetse uza no kutubwira n'undi niba ari Semugisha sinibuka na Mibambwe Gisanura, ariko hari n'undi wazanye iby'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Hanyuma abandi bakibaza, nk'umuntu wabyumva ashobora kwibaza ati se mu by'ukuri muri icyo gihe aba bantu batari barakandagiye mu ishuri, batagenderanaga, batategaga indege ngo bajye mu mahanga cyangwa baganire nabo mu bindi bihugu, ubu bwenge babukuraga hehe? Erega burya wakwibaza icyo ngicyo yaba yibaza ikibazo cy'ikiyobera baswa, ariko nanone cy'ikiburabwenge, kuko abakurambere impangarwanda bari abahanga bafite ubwenge karemano bahawe n'Imana. Iyo usuzumye u Rwanda dufite ubu nta gishya dufite, ahubwo ibyo dufite byose n'imfatiro basize bahanze, noneho twebwe turazunguruza tuzizamukiraho twubaka u Rwanda dufite ubu ngubu. None se iyo usuzumye neza ko nk'ubutabera bwunga, benshi murabuzi bwaradufashije cyane mu manza za jenoside zirarangira. Manza zari kumara imyaka isaga 100 zamaze imyaka itarenga 6 cyangwa hari 12. U Rwanda ruratengamaye, ibibazo bya jenoside biragenda byeyuka. Inzego z'abunzi nta wakwirengagiza icyo zimariye u Rwanda, kuko zibagabanya ubwinshi bw'imanza mu nkiko, kandi ibyo byose ni ibigwi bya umwami witwa Cyilima Rugwe. Ntabwo bavuga ngo wabyibaza ute, buri shyanga iryo ari ryo ryose usibye ko twavangiwe n'abakoloni n'abandi badakunda u Rwanda, ariko twe dufite abakurambere b'abahanga. Icyo kugeza ubu dufite tubarusha nuko tubishyira mu nyandiko, ariko bo nabo bari bafite uburyo bahererekanya ibyabo n'amateka yabo mu mvugo bakabibika, kuko burya buri shyanga rigira uko ribika amateka yaryo n'ibintu byaranze ubusugire bw'igihugu n'uburyo babagaho. Mbere nkuciye mu ijambo gatoya, uvuze ko icyo tubarusha ari ukubishyira mu nyandiko. Nigeze kumva ko hari ukuntu hari inyandiko yo mu Rwanda rwo hambere yigeze kugaragara, ndetse bisa nkaho bitangaje. Ibyo bintu koko nibyo nk'umuntu w'umunyamateka? Uyu hari inyandiko yabayeho yitwaga Irondabukanda, yashyizweho n'umwami witwa Ruganzu Ndori, ariko yo ntabwo ari inyandiko isanzwe, yari inyandiko ya gisirikare ishushe nk'ikinya Ethiopia yifashishaga mu bihugu yateraga mu rwego rwo kugira ngo agirane communication cyangwa se itumanaho n'abasirikare bitwaga ibisumizi. Bakunzi ba Home Sky TV mwumve ko uwo Ndori ari kutubwira, yatubwiye ko yabayeho mu 1510 kugeza 1543. Iyo nyandiko ya gisirikare na n'ubu hari utuntu tumwe nigeze gutoragura twayo, ku buryo nshobora kubishushanya ukabimenya kandi nkakubwira icyo byavugaga. Ariko niyo mwami wenyine wabashije kuyiteza imbere, nk'abamukurikiyeho barayimenya, ariko bayitaga ngo ni Irondabukanda. Hanyuma se yaje kuzimirira he ko abantu benshi tutayimenya? Byose byagiye bizimizwa n'abakoloni kugira ngo babashe, kuko bo baje bafite divize pour renye, ariko bazana na nationalisme, kuganza k'umuco, ariko ahanini bari banagamije kugira ngo bapfubye u Rwanda, bagaragaze yuko karagahugu katishoboye, kakana kavutse ejo, kandi ntibamenye yuko ari umusaza w'ubukombe ngagiye kera kabone igufwa ry'igihugu. Nta kindi babikoreye, ariko bari zari zihari inyandiko bifashisha
cyane cyane yuko mu bya gisirikare. Ese nk'iyo mucukumbuye mwumva byaravuye? Abanyarwanda bari abahanzi bakomeye cyane, kuko ibintu byose dufite ari ururimi rwacu bararuhanze rurahama. Mu magambo yose dufite ahubwo ay'umwimerere aragenda acika, amuga dufite yagiye acika. Rero nta na kimwe watindaho kuba ngo bari abahanga koko. Niba umuntu ahanga ururimi rukajyaho, agahanga uburyo bwo kuruvuga, akagerageza no gukoresha amuga akomeye cyane kandi akayashyira muri za deparitoma zayo, ese uwo muntu si umuhanga? Abantu ngo hari yiga ndimi, ngo hari yiga ry'ubuvanganzo, ese wagezeho abakurambere impangarwanda bagejeje? Mucyo tujye tubakeza kuko badushyikirije byinshi tugenderaho kugira ngo tube abo turiho.